Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe ntandi muri rero nk'ibisanzwe ni kuri Mubwire TV wakwibaza ngo niki tubwira abantu twebwe tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari umugisha tubwira abantu ko ari ingenzi mu buzima bwacu iyo mubonye indabo mukabona impano muba mubizi ibintu tugiyemo ko tugiye muri surprise uyu munsi rero tugiye gutungura umuntu hari umuntu wamudutumyeho umuntu uri hanze yatubwiye ngo tugende tumubwire ko amukunda tumubwire ko amushimira tumubwire ko ari umuntu udasanzwe mu buzima bwe tumushyire indabo tumushyire n'iyi mpano mugumane natwe muze kureba ukuntu bigenda ukuntu umuntu ari bwakire surprise turabakunda umugisha w'Imana bahoreho kandi ntimusoze mudakoze subscribe usa n'umucyo iyo twibutse ko tugufite turamwenyura uri mwiza usa n'umucyo iyo twibutse ko tugufite turamwenyura usa n'umucyo uri mwiza uri gitangaza ubwiza bwawe urabarangaza you don't have to change and think about yourself you are beautiful the way you are you are beautiful uryame wiyorose nuroturote neza umutima nutuze nukurura kunzwe uryame wiyorose nuroturote neza umutima nutuze ukurura kunzwe urakunzwe ntabwo uri kutubaza ngo turakuzi twebwe twitwa Mubwire TV nta bindi tubwira abantu ko ari ingenzi tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari umugisha tubwira abantu ko kuba baza mu buzima bwacu batumye ubuzima buhinduka ubuzima bukaryoha abantu rero baradutuma bakadutuma ku muntu bakatubwira ngo mugende mubwire ko tumukunda uyu munsi rero hari umuntu wakudutumyeho hari umuntu watubwiye ngo tuze tukubwire ko agukunda tukubwire ko uri umugisha uwo muntu ntabwo ari mu Rwanda ari hanze y'u Rwanda yampamagaye arambwira ngo uzagende umpagararire umumbwirire ngo ni umugisha umubwire ngo ni ingenzi umubwire ngo ni umuntu udasanzwe kandi aragushimira kuva waza mu buzima bwe ibintu byinshi byarahindutse imiryango myinshi yarafungutse imigisha myinshi yarabonetse aragushimira yatubwiye ngo tukubwire rero ngo ntusanzwe yatubwiye ngo tukubwire ko uri umuntu w'agaciro twaje hano turakurindira kubera wowe uyu ni umunsi wawe uyu ni umugoro wawe Kristo yakuremeye kugira ngo wishimiremo n'uwawe wishime unezerwe yatubwiye ngo tukuzanire indabo ni nziza indabo ni urukundo indabo zisobanura ibintu byinshi byiza urabona ukuntu indabo zisa neza indabo zihumura neza yatubwiye ngo ujye uhora usa neza ujye uhora usa neza ujye uhora ukeye nk'uko winjiye mu buzima bwe nawe agasa neza agacya ubuzima bukagira icyanga yatubwiye ngo tukuzanire indabo ni igisobanuro cyiza nta jambo na rimwe ryasobanura uriwe ku buzima bwe ariko yatubwiye ngo tukubwire ngo aragukunda kandi akwifurije umwaka mushya muhire akwifurije noheri nziza urusheho guhirwa urusheho kuba wishimye wumve ko ukunzwe wumve ngo hari abantu bagukunda hari abantu bazi ko uri umuntu udasanzwe mu buzima bwabo ni ukuri uri umugisha uri ingenzi n'ibyawe ibi bintu ni ibyawe ni wowe bikwiriye ni wowe byateguriwe hanyuma rero twakuzaniye n'impano iyi mpano niyo yatubwiye ngo tukuzanire iyi mpano ni iyawe niyo yakugeneye ibi byose ni ibyerekana ko akukunda ni ukuri urakunzwe muri mbya yatubwiye ngo uyu mugoroba tuguharire tuze tugutaramire tukuzanire indabo tukuzanire impano tugucurangire tukubwire ko uri umuntu udasanzwe tukubwire ko uri umuntu w'ingenzi tukubwire ko uri inkingi ya mwamba urakunzwe kandi
Kristo akomeza guhe ubuzima, ukomeze urambe, kuko ntabwo ari wowe wenyine wibereyeho, ubereyeho abandi. Hari abantu benshi watumye ubuzima bwabo buryoha, hari abantu benshi watumye ubuzima bugira icyanga. Si ukuvuga ngo uri imfura gusa mu muryango, ahubwo uri n'imfura n'imico yawe, uri imfura, uri umuntu mwiza. Rero twaje kukubwira ngo urakunzwe, uri umuntu mwiza, uri umuntu w'agaciro. Reba rwose, iyi ni impano yawe, ni impano yawe, ibi ni ibyawe. Wishime iteka kuko ijuru ryagutekerejeho, abantu bagutekerezaho, baratubwira ngo tumubwire ngo umunsi mwiza. Ego, reka umuririmbyi akuririmbire urushaho kunezerwa no kwishima. Turagukunda ntacabihindura, turagukunda uhora ubyibuka, turagahora twicura tukubona mu muryango wacu. Turagukunda ntacabihindura, turagukunda uhora ubyibuka, turagahora twicura tukubona mu muryango wacu. Turagukunda ntacabihindura, turagukunda uhora ubyibuka, turagahora twicura tukubona mu muryango wacu. Yinjiye iwanjye amanagura amarira nari mfite mu mutima wanjye, n'umugisha nakuboneyeho uramagije mukunzi wanjye, umugisha nakuboneyeho uramagije mukunzi wanjye. Oh, yinjiye iwanjye amanagura amarira ntari mfite mu mutima wanjye. Yinjiye iwanjye amanagura amarira ntari mfite mu mutima wanjye. Sinkuru Yesu yinjiye iwanjye, simbarira no yarabihinduye. Sinkuru Yesu yinjiye iwanjye, simbarira no yarabihinduye. Jesus, he loves you too much, oh, too much, oh, Jesus. Oh, yeah, Jesus, he loves you too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, he loves you too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Nijuru riragukunda. Wow. Jaye rero turagukunda kandi koko nijuru riragukunda. Ni ukuri ibi bintu nta muntu wabitekereza wenyine atari Kristo wenyine. Kristo niwe rukundo kandi yaratubwiye ngo nta wundi mwenda yadusigiye usibye gukundana. Rero niyo mpamvu twaje kukubwira ndetse tukaguha indabo. Abantu benshi bakunda gutanga indabo ku munsi wa nyuma umuntu yavuye mu buzima. Abantu bazi ko indabo ari bwo zagenwe, cyangwa abandi bakazitanga ku munsi wa proposal, abandi bakazitanga mu bukwe, umugeni ugasanga nibwo wamuhaye ururabo. Hari umuntu uteruka gutungura atubwira ngo ururabo
yakiriye ni urwa kabiri ngo urwa mbere yarwakiriye mu bukwe aba nawe ego ariko rero igihe kijya kigera Kristo agahindura ibihe uri mu gihe cyawe iki ni igihe kandi urabona ko wowe utangiriye hagati uri gusoza umwaka ugiye no gutangira undi mwaka urabona ukuntu ugiye kwambuka 2025 ni umwaka udasanzwe mu buzima bwawe ni umwaka w'ibyiza ni umwaka wo kuririmba zaburi zirishujeho si ukuvuga ko n'ubutari uzifite ariko zigiye kurushaho rero batubwiye ngo umuntu wadutumye yatubwiye ngo ntabwo yifuza kuzakuzanira indabo ku munsi wa nyuma oya yatwihanangiza yatubwiye ati mumushyirire indabo mumubwire ko mukunda mumubwire ngo mbimubwiye akibyumva mbivuze habona nawe yatubwiye ati mubimubwire ko mbivuze habona rero twebwe twahisemo kubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari ingenzi tubwira abantu ko ari umugisha tubwira abantu ko kuva baza mu buzima bwacu hari aho batumye tuva naho twageze uwo muntu rero yarebye ibikorwa dukora arabikunda aradukurikira arangije aratubwira ati ko muzangerere ku muntu mutegura impano nziza mutegura indabo nanjye sinifuza kuzamubwira ko mukunda atakibasha kubyumva atahubwo mugende mubimumbwirire uyu munsi rero twaje nubwo twaje nkamubwire TV ariko twaje mu butumwa bw'umuntu wadutumye ntabwo ari mu Rwanda ariko yatubwiye ngo nituze tuhamubere tukubwire kuri ingenzi tukubwire kuri umuntu udasanzwe tukubwire kuri umugisha uri umugisha pe kandi nawe urabireba ukavuga ngo ndi umugisha hari ibintu wagiye hari imiryango imwe n'imwe watumye ifunguka hari abantu baza mu buzima bwacu hakagira ibikoreka hari n'abandi bantu twakira mu buzima hakaba ari ibyo batuma bifunga rero we turagushimira ko wageze mu buzima bw'umuntu ugatuma imiryango imwe n'imwe ifunguka uri umuntu udasanzwe twaje kubikubwira ujye wicara wumve ngo ndakunzwe wumve ngo hari abantu bantekereza wumve ko hari abantu bazi ko uri umuntu w'ingenzi kandi ngo uri imfura yatubwiye ngo uri n'imfura mu muryango mu rugo uri imfura atariko nibyo n'ubundi uri imfura atariko nubwo ari imfura mu muryango ntago ari bwo bupfura mvuga ahubwo ubupfura mvuga nubwo imico ye n'ingeso ze n'imyifatire ye nukuri utangiye ubuhamya abantu benshi bakunda gutangirwa ubuhamya nyine n'ubundi ku munsi wanyu abantu bakabyigana bagafata mikrofone uyu muntu yari umuntu mwiza uyu muntu yari imfura oya mubwire yaraje kugira ngo abantu badutume abantu babwire abantu ko ari abantu badasanzwe batubwire rero ngo tukubwire ngo uri imfura mu ijambo rimwe tukubwire ko uri imfura ariko ubupfura bwawe utabufata ngo uvange n'ubw'iwanyu bwo kuvuga ngo nuko uruta abandi bavandimwe bawe oya uri imfura mu mico no mu myifatire nukuri uri ingenzi uri umuntu udasanzwe indirimbo bakuririmbiye nizo batubwiye kukuririmbira turakubwiririmbira n'izindi ariko tukubwire ngo ukomeze ubeho wishimye ubuzima bukuryohere ntazagire ubwo bugira mu buzima uvuge ngo ubu nanjye hari abantu bankunda use nanjye nabona abantu bampa indabo reka uraba bafite abantu baguha indabo ubu ugiye guhora wakira indabo none umwaka wa 2025 twebwe tubaye abantu ba mbere tuje kugufungurira tunakwifuriza umwaka mushya muhire uriya mwaka ndagusigira nimero yanjye uzampa ubuhamya uzakubera umwaka udasanzwe uzaba umwaka wo kugirirwa neza n'Imana uzaba umwaka wo kwakira izi mpano ni ntoya tuje dufungura uru n'urufunguzo ujye ubona muri eglise iyo bagiye gutanga urufunguzo rya jambo bita urufunguzo riba ari ijambo ritoya cyangwa urufunguzo kaba ari gato ariko kagafungura inzu yose nibi rero bije nk'urufunguzo ariko tuje gufungura ugiye kwaguka ugiye guhirwa nukuri ugiye kuririmba zaburi bwimba muririmbire zaburi kuko nundi 2025 tuzafatanya nawe gushima tuzafatanya nawe kuririmba zaburi ye atari iz'abandi njya kuvumba amashimwe y'abandi nkarebera mu madirisha abandi batamba Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho utuma mpinduka urugero rwiza nk'uwatawe nkahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfite amasezerano atabarika w'ama zaburi ndirimba siya Dawidi zaburi ndirimba siya Benasafu nimva mutima ayiza juwayeze mfite ubuhamya bw'igende zaburi ndirimba siya Dawidi
zaburi ndirimba siyabe na safu nimva mutima ayizanjye mfite ubuhamya bwigendera aho twagendaniye Yesu we niwigeze udutererana niwigeze udutererana aho we aho twagendaniye Yesu we niwigeze udutererana niwigeze udutererana aho twagendaniye we aho twagendaniye Yesu we niwigeze udutererana niwigeze udutererana. Jaye urashaka kutubwira ukuntu wiyumva mva mutima zawe ubu zimeze gute? Nibyishimo nyine ndishimye kamuranunguye cyane 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 ariko bonke n'umwana mubi ako ndashima Imana ko nanjye nyine mfite umuntu nkunda kanekerezaho nyine nanjye urabona ubwa kabiri nanjye ndufashe twajyaga tuzifatishwa tukabyivugishwa ari brage ariko nanjye ndashima Imana nyine ko nduhawe nubwo nyine arumpaye adahari ariko biranshimishije nanjye hari ikindi kintu nashyize ku mutima ndamushimiye cyane Imana imuhe umugisha n'amahirwe. Beze nanjye nkoze ku mutima murumva ibintu amwifurije ngo Imana imuhe umugisha kandi imuhe n'amahirwe. Imana imuhe umugisha umuntu wadutumye natwe tumusabiye umugisha kandi Kristo ahira imirimo y'amaboko ye, Kristo amwagure, Kristo amurinde aho ari, amurindireyo, amurindire n'umuryango bazongere kubonana bose ari amahoro. Kandi icyo tubasabiye 2025 nkuko twaririmbye izabe zaburi izaba umwaka wo guhuza umuryango uzabe hamwe, umuryango uzaririmba amashimwe kuko hari icyo Kristo azabaremye gishyashya. Rero turashimira cyane abantu mwakwibaza ngo se ngo bari surprise gute ko mu bushidutse mubona yicaha mukatubona yaje azi ko aje guhura n'abavandimwe be. Abavandimwe be bari kumwe nubwo batagiye muri kamera ariko barahari. Nabo turabashimira kwitanga, kwigomwa, bakadushyigikira, bakadufasha kugira ngo tubashe kumubona. Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero bantu murabona ukuntu Joyce yishimye, murumva ko nawe ari rwo rurabugero rwa kabiri yakiriye. Nimuha abantu indabo, apana kuzaha umuntu indabo ku munsi we wanyuma, apana kuzabwira umuntu ko umukunda, kubwira umuntu ko umushimira atakiriho. Mubwire abantu ko mubakunda, mubabwire ko ari ingenzi, mubabwire ko ari abantu badasanzwe, mubibabwire bakibasha kubyumva. Nago mwamenya ejo uko hameze ariko tubwire abantu ibyiza. Twebwe rero nibyo tukora, nibyo tuvuga, niwo muhamagaro wacu nukubwira abantu ko tubakunda, nukubwira abantu ko badasanzwe, nukubwira abantu ko ari umugisha, nukubwira abantu ko kuva baza mu buzima bwacu batumye ubuzima buryoha. Turabashimiye rero namwe mudutume nimero zacu ziriho muduhamagare tugende dutungura abantu. Nukuri ibi bintu biraryoha, ibi bintu ni byiza, ibi bintu biranejeje. Muduhamagare tugende dushyira abantu indabo, tugende tubataramire, ducurange, turirimbe, abantu bave mu kirere kimwe bajye mu kindi, bave mu mwijima bajye mu mucyo, bumve ko Kristo abakunze kurusha ibintu byose ndetse namwe mu bakunzi. Rero mukore subscribe, mukore share, mukore like, mukore comment, dutaramira abantu, tubifuriza umwaka mushya ndetse na Noheli nziza. Mbere yuko dusoza Joyce dushaka kutazongera kubona ariko tuzatuvugana no kuri telefone, tumwifurije umwaka mushya muhire. Joyce uzagira umwaka mushya muhire kandi n'iyi minsi isigaye Kristo arime ibindi bintu bifatika, ya mashimwe, ya mirimo ivuga. Iyo niyo tugusabi, Kristo akuremera ibindi bishya. Bwimba muririmbira yo kumwifuriza umwaka mushya muhire tujye dusoza. Haleluya, uzagira umwaka mwiza kandi Imana izagufashe, icyo nicyo ngusabira. Haleluya, uzagira umwaka mwiza kandi Imana izagufashe, icyo nicyo ngusabira. Murakoze, Imana ibaha umugisha, turabakunda.